Yes, bakunzi ba Demon nongeye kubaha ikaze. Ndabakiriye mwese aho muri abari muri diaspora, abari ahantu henshi hatandukanye, abantu baherereye ahantu hatandukanye mu isi. Mbahaye ikaze, ni Demon nanone nk'uko dusanzwe dukorana. Nanone nongeye kubahereza ikaze. Gusa uyu munsi mfite umushyitsi. Umushyitsi ngira ngo murimo kumubona, ariko nanjye kugeza iyi saha ntabwo nari nasobanukirwa ninde. Ariko ndatekereza byose biri buze gukemuka, wenyine akatwibwira, akatubwira byinshi kuri we, natwe twagira ibyo tumubaza. Gusa mbere ya byose ndagusaba gukora subscribe kuri Demon TV, ugakora share, like na comment nk'uko bisanzwe. Reka rero n'abatindiye mbakirire umusore duhuye nawe. Ni umusore ebana nk'uko mubibona, ni umusore sinanjye wunguka kumuvuga msengira ubwoba. Reka muhereze abibwire. Ikaze umusore tutari twamenya izina ryiwe. Okay, murakoze cyane. Amazina ni Badena Guy, ndi umusizi ukibitangira, nkaba ndi n'umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi. Imyaka yanjye si myinshi, si na mikeya, iraringaniye. Nkaba ndi ingaragu, uko mubibona nta mpeta nambaye. Ndumva ari ibyo ngibyo. Yes, abakunzi ba Demon TV, ngira ngo murabyumvishije, yitwa Badena Guy. Ni umusizi ngo ukibitangira. Ikindi ababwiye ko ngakiri ingaragu, wenda ibyo by'ubugaragu byo abagomba kumubaza impamvu akiri ingaragu, mufite ahantu muri buze kunyura mukabimubaza. Ariko reka twiganire nawe kuri uyu munsi ku bijyanye n'ubusizi bwiwe. Ese Badena Guy watangiye ubusizi ryari, kandi wabitangiye ufite iyihe ntego cyangwa se wari ugamije iki kugira ngo uhitemo kuba waba umusizi, cyane ko tubona abandi basore nk'urubyiruko nkawe bagerageza kuba bahitamo indi myuga itandukanye nko kuririmba indirimbo zisanzwe cyangwa se indirimbo za gospel, hakabaho ndetse no kuba bahitamo kuba baba ababyinnyi. Rero nk'umusore nkawe, ni izihe mbaraga cyangwa se ni ubuhe bushobozi wiyumvishemo kugira ngo ube wahitamo kuba umusizi? Okay, wenda buri muntu aba agiye afite indoto ze, ibyo yifuza, ibyo akunda. Kuri njyewe ubusizi ni ikintu nkunda cyane. Hari benshi muri uru ruganda rw'ubusizi mfatiraho icyitegererezo, ngenda mbona ari abantu b'igikundiro kuri njyewe. No guhera na kera ndi umwana, ni bya bintu nahoraga numva mvuga nti iki kintu ndakirwaye, iki kintu nzagikora, iki kintu nkiyumvamo mu buryo runaka. Nubwo nkomeza njya muri field cyangwa se mu bigendanye n'ubuvuzi, njya muri science cyane, ariko burya umuco ntabwo ugira imbibi. Umuco ni ikintu kiba kiturimo, ntabwo ari ikintu kiba gikeneye yuko tugira se ibindi bintu nk'imizi, ahubwo iyo ikintu kikurimo uragikora bititaye ngo uri muri ibi, uri muri ibi. Ubwo rero mbaye nciye mu nzira za bugufi, natangiye ubusizi cyane cyane mu gihe nari mfite imyaka 14, nandika imivugo kwa kundi mu dukayi, nandika nkavuga, ariko nkumva nta gitekerezo mfite cy'uko byazajyana. So igihe rero nazaga kubona ntangiye kugenda nkura, nkavuga nti se noneho ibintu ko nabikoze bizarangirira aha, bizashirira mu ikayi. Naravuze nti reka noneho ntangire shaka uburyo nagira ahantu nzayashyira ibihangano byanjye, ku buryo umuntu ushaka kumenya twakoze ibiki ashobora kugenda kuri YouTube channel yanjye, ni Badena Guy Rwanda, akaba yakurikirana ibihangano biriho. Kugeza kuri ubu ngubu hariho ibihangano bigeze muri 3. Hari igihangano cyitwa Nikanze Umukunzi, hariho icyitwa Rwakugarika, ndetse n'ikindi cyitwa Inyenyeri Igihumbi. Ndateganya na vuba ahangaha kuzagira ibindi nzana, sibye kwenda ntazi nimba tutayibuze kubivugaho. Okay. Yes, ngira ngo murabyumvishe nk'uko bivuze, yatangiye afite imyaka mike cyane. Umuntu utangira impano mu myaka nk'iyo ngiyo, ego ntabwo ari mike cyane, ariko uko bisa kose asa n'ukiri muto n'ubundi nk'uko mubibona. Ariko wenda nagira nkomeze mubaze, ese kuko wavuze yuko
hari abo ufatiraho icyitegererezo. Ese byibura hari nk'umuntu umwe watubwira ushobora kuba uvuga ngo uyu niwe ngenderaho cyangwa se niwe cyitegererezo cyanjye, nk'uko babivuga mu ndimi z'amahanga bavuga role model. Ya, nkawe hari umurole model ufite uvuga ngo umuntu runaka ibihangano akora ndabikunda, niyo mpamvu nanjye nkora nkisanishije nawe. Badanagi, watubwira niba uwo muntu ahari, cyangwa se ukavuga ngo njye ndebera kuri groupe runaka, bitewe n'uko ibihangano ntabwo bikorwa n'umuntu umwe, ahanini bikorwa na groupe. Ikindi watubwiye yuko wenda uza kubisubiriza hamwe, watubwiye yuko ufite ibihangano bindi washyize kuri YouTube channel yawe. Ariko se nkibaza, ese ko ibyo bihangano washyizeho hari feedback wagiye wakira kuri ibyo bihangano washyizeho, ni feedback bwoko ki? Hari abagerageje kukubwira ngo tukuri inyuma, hari abagerageje kukubwira ngo ibyo bintu urimo umusore nkawe ntabwo bikwiriye, ese byagenze bite? Wenda byaba byiza udusubirije hamwe, ijambo ni ryawe. Urakoze cyane. Buriya rero muvandimwe, hari ibintu bitaba byoroshye nyine, ibintu bigitangira kenshi abantu barakubwira ngo bigize umusaza wishajishije, abandi bakajya bavuga ngo byiza komerezaho, abantu bakuze burya urabizi baba badutera akamurare. Ariko buriya ikintu kiruseho, warumbajije ibijyanye na ba role model cyangwa se abo mfatiraho icyitegererezo, ntabwo ahanini cyane kumurikirwa cyangwa se kureba icyerekezo cyawe ntabwo uzabikomora ku bandi bantu, mbere na mbere bihera muri wowe. Muri njye rero niho hambere nkomora isoko yo gukora ibyo ngomba gukora. Ahubwo wenda hari igihe uvuga ngo ese kuko ibi bintu nzabishobora, noneho ukareba wenda ukavuga ati aba barabikoze byarashobotse, aba barabikoze byarashobotse, nimba barabikoze bigashoboka, kuki njyewe se bitashoboka? Aho ngaho ukahakura icyizere. Ntabwo rero ndi bunomine izina rimwe kuko ni benshi. Uru ruganda rurimo abantu benshi, harimo amazina menshi cyane. Wenda mu mateka uza abo bita ba Nyirarumaga, umukecuru wari uzwi cyane. Ntekereza ko abasizi bose bo mu Rwanda ari we bireferaho. Ubwo rero kwirefera ku wundi muntu nawe afite undi yireferaho ni uburyo buri hasi cyane muri iki gihe cy'iterambere. Noneho ku bihangano sinzi nimba ndibuze kuhaho nka utubwiye Nyirarumaga, utubwiye mbega utunyureho muri make uburyo ugenda wirefera cyangwa se abo ufatira icyitegererezo. Ariko byibura urafata nk'amasegonda nka 20 ubwire abakunzi bawe cyangwa se ubwire abanyarwanda, ubereke impano ufite mu gihe gitoya, ku buryo bagutunguye n'ubwo waba usinzira ukavuga ngo tubwire umuvugo runaka, ku buryo ushobora guhita ubonamo amagambo uvugaho. Ugiye kutunyura muri make nko mu masegonda 20, amasegonda 20 cyangwa se umunota, utubwire nibura mbega udusogongeze, niko bajya bavuga mu muco nyarwanda. ndakora ku gisigo cyitwa Rwakugarika, ubwo mvuga ni urukundo. Nari muto usibye gutoba kondo ndetse nkarutaho gati ibibondo, nuko ndotangira urukundo gusa mu bukuru ari umuhondo, ingendo yarwo ari rutoni ruti ndota ari uguhorana iteka, ijoro ryose nimo ndatereta ndata nta kurwakugarika. Nimwari mwiza ndota iteka mbona ngahinduka igisheke, mutima unatuma uwanjye utera we mucyo utambitse umuseke, mpatane ngeze he ndimo ngutaka kuri mutako wa nyiritiye kubwo ngo ndatatira urwakugarika. Gakomeza gutya. Yes, nyiraho mwabyumvishije, ni umusore sha Musa, njye se nkubeshye pe. Ibyo bintu abantu babitekereza ni bake muri Rwanda, uretse abasizi bagenzi bawe n'ahandi bantu bashobora kubitekereza kabisa. Ngira ngo abantu barabyumvishije, wenda reka twikomereze. Ariko bitari ibanga, umusore afite impano, afite ibihangano byiza kuko mwabyumvishije ibyo yavugaga. Rwakugarika nta kindi ni urukundo yavugaga, uburyo barara batereta amajoro cyane ko ni ibintu usanga bineze muri iki gihe. Ariko reka twikomereze ikiganiro cyacu tumubaza, ese ko hari umuntu nigeze nyuraho w'inshuti yawe akambwira ngo niduhura nzakubaze ngo ese kugira amaso atukuye inspiration ugira uzikura mu kunywa itabi cyangwa se ni ikindi kibazo? Rero bibaye byiza, njye ndatumitse, rero ubwo wagerageza uko ushoboye
nimba bikunda mu byubahiro byawe abantu ukatubwira ukuri, haba harimo kurenganywa cyangwa se akaba yaraganiriye nabi nk'uko bivugwa, ubwo nyine nabyo tukabimenya. mbere na mbere umuntu wakubajije gutya yararengereye cyane kuko njye ndi umukristo wemera Imana, ntabwo ndi ugiye mu by'idini cyane ryo mbamo, ariko nemera Imana kandi nemera ko itubuza gukoresha ibintu by'ibiyobyabwenge. Rero sinkoresha itabi, nakuze amaso yanjye ari uko ameze, amaso ya mama ni uko ameze, famiye z'iwacu bagira amaso atukuye, ariko noneho bikunda guhinduka cyane bitewe n'amasomo. Twiga amasomo twebwe asaba ko wiga ukongera ukiga, noneho byazanamo n'izindi gahunda umuntu aba agenda akora ku ruhande, ugasanga nyine bigize ingaruka ku buryo ki amaso yagaragaramo, ariko aho ngaho yarakabije ntabwo nywa itabi rwose. Ubwo bivuze yuko amaso yawe ni amaso y'umuryango. Ubwo bagiye kubara ku bisekuruza, wenda nk'ibisekuruza 200 wagiye ukomokaho, mwese amaso yanyu nta bantu dufite mu rugo nzi bafite amaso y'urwererane, wenda yose ntatukura kimwe, ariko amaso yanjye ntabwo ari igitangaza nkurikije umuryango nkomokamo. Ubwo bivuze ko umuntu uvuga ngo unywa itabi cyangwa se ukoresha ubundi buryo kugira ngo amaso yawe yasa gutyo, ni ibintu byo aribeshya cyane, ni ugusebanya ibyo bintu ni ugusebanya, ni ibintu bibi cyane, ahubwo abantu bajye babyirinda. Iyo utazi impamvu urabaza. Okay, Badenagi, dukomeza ikiganiro cyacu, njye nagerageza kukubaza wenda nk'akabazo k'amatsiko. Yego. Tuvuye ku bijyanye n'ubugeni bwawe cyangwa se tuvuye ku bijyanye n'ibihangano ukora mu buzima busanzwe, havuyemo no kwiga ko kare wavuze yuko uri umunyeshuri, havuyemo no kwiga ubusanzwe n'iki kindi kintu mu buzima ukora. Okay, ibintu byose nkora bindi bitandukanye n'amasomo ndimo ndakurikirana bijyanye n'ubugeni. Yego. Buriya njyewe nkora imitako, nsiga amarangi y'uburyo bwose ndayasiga, ndashushanya nubwo atari ibintu wenda nkunze kujyamo cyane, ariko mu buryo bw'imibereho nk'amafaranga, ikintu kijyanye no gusiga ndagikora. Uvuze akantu cyangwa se ni ibintu uvuze ukora iyo utari mu gihe cyo kwiga, utari mu bugeni, uvuze ko habamo urashushanya, usiga amarangi, nibyo ni na byiza, ariko se byibura ko hari nk'umuntu uza kuba akurikiye kino kiganiro ubu akaba ashobora kuba afite nk'amatsiko cyangwa se afite nk'ahantu ashaka gusigisha cyangwa se akeneye ko wamukorera igishushanyo runaka, ubwo urumva yagusanga nka hehe, cyangwa se mbega aderesi cyangwa se imyirondoro yawe umuntu yayibona gute? Okay, ntago ngiye gutanga nimero zanjye, ahubwo ushobora kunyandikira, nkoresha imbuga nkoranyambaga zose. Kuri Facebook ni Badenagi, kuri Instagram ni Badenagi, Twitter ni Badenagi, YouTube naho mwabonye usize muri komenti, wowe usizemo aderesi zawe nta kibazo rwose nakurikirana, hanyuma tugapanga. Ibindi birenze kuri ibyo ngibyo nyine ntago uzambura wankeneye, keretse n'utankenera ndahari cyane. Okay, turabyumvishe, atubwira uburyo dushobora kumubona cyangwa se mushobora kumubonamo, ariko wenda kanongere musabe akanya gatoya, wenda dufate nk'iminota, reka dufate amasegonda 40, atubwire akandi kantu kamwe cyangwa se yongera twumvishe ku bihangano bye, ariko adasubiye mu cyo yari yakoze. Watubwira nyakubahwa? Igihangano cyitwa Nikanze Umukunzi. Nikanze umukunzi, utanziho iby'ubutunzi, ntirutse ntanahinze, ntanziritse ngo ntinze, subijwe nk'uko nasenze, uyu mutima unkunze. Ko nikanze umukunzi, sinzicuza bidakunze, kuzuza ibyo dupanze, hose inzira zikinze, sanze kuri we ntinze. Wenda turaruhanze, kandi ntibiducanze, yanyuzwe ntiyanenze, nanjye sinamupinze, yumviye se abo hanze, ntitwahinduka abanzi. Gusa kuko yasanze, byanze amarira azenga, ndenze ibyo by'ubutunzi, nzamubera umurinzi, maze urukundo ruganze. Ugakomeza gutyo, uzajye kuri channel yanjye muzakibonaho iki gisigo, Nikanze Umukunzi.
amarangamutima nanjye yaratangiye kuza kabisa, ibintu byo kwikanga ibintu byo kwikanga umukunzi, gusa birumvikana ni umusore ukizamuka nk'uko yabivuze, afite impano kandi birumvikana. Rero biba byiza iyo umuntu agaragaje icyo ashoboye, abantu baboneraho no kubona icyo bagomba kumufasha, cyangwa se nawe akagira ibyo abwirwa ku byo agomba gukora, cyane ko bavuga ko umuntu agirwa n'abandi. Bityo rero icyo dusabwa ni ukujya tukamushyigikira, tukabigaragaza dutanga ibitekerezo nk'uko tubyumva, cyangwa se mwakongera kumukenera, ariko ndabizi neza muzamukenera byanga byakunda, kuko afite byinshi abafitiye ndetse abahishiye akeneye kubagezaho. Utamukurikiye kuri YouTube channel yiwe nk'uko yabivuze, twakongera tukumutumira akaza akabagezaho ibyo agomba kubagezaho, cyane ko ibintu by'umuco nta muntu n'umwe uba kuri iyi si kereka ubwo ntabwo yaba ari umunyarwanda. Rwose murebana umusore ni muto, nubwo agaragara mugani we nk'ushaje, kuko bamwe babyibazaga ngo anywa itabi. Ni umusore ukiri muto rwose, ni umusore ukiri muto, afite impano rwose. Yes, tuganye ku musozo, Badenagi, umusizi ukizamuka, ufite impano, ufite ibitekerezo byinshi, ni iki uteganyiriza abakunzi bawe? Mbega ni iki urimo upanga mu minsi iri imbere, cyangwa se ni iki uteganyiriza ahazaza hawe ukurikije ibyo ukora ndetse harimo n'ubugeni ukora? Okay, urakoze cyane. Muri ino minsi bitari kera, mbere y'uko iki cyumweru kirangira, ndaza gushyira hanze igihangano cyitwa Ndagukunda. Icyo ngicyo nagituye ababyeyi, by'umwihariko ababyeyi b'abagabo. Aza kukibonaho rero bidatinze, kirimo kiratunganwa. Noneho hazaza n'ibindi, hari Nemera Imana, hari ikindi kivuga ngo sinzi niba ndi buze kukinyuramo, ariko wenda bitewe n'igihe abantu baraza kuzagisanga kuri YouTube channel. Ariko nta kibazo, wanyuramo muri make nk'amasegonda 2. Nemera Imana muvandi, Imana itana nk'abandi, indinda kuba akabandi, ibyanjye ikaba akabati, ikangirira akabanga. Imana indinda iteka ngo ntandagara burundu, ikandinda iyo ndindagiye, ikanyura ntarandagara. Nemera Imana muvandi. Nuko urebye gusa ntago ndagitora umugendo ariko nuko nkuko kizaba kimeze. Nemera Imana. Yes, bakunzi ba Diamond TV, nkuko mubibona tugannye ku musozo, tunashimira mwese mukomeza kudukurikira, munadutera imbaraga, mudutera ingabo mu bitugu, mukomeza kudushyigikira mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ntanabasaba gukomeza gutera inkunga umusore wacu ukizamuka, duteze umuco wacu imbere, twe gutuma utakara, cyangwa se twe kwica umuco. Ikindi nta kindi, wenda akantu gatoya nari nibagiye kubabwira, nandika n'indirimbo. Rero ntibizabatungure mu gihe kizaza, nibiramuka bibaye ngombwa ko ndirimba zimwe muri zo cyangwa se hari nk'umuntu ufite icyifuzo ko twagira icyo twandika, ndahari kandi ndahari wese. Yego, ngira ngo murabyumvishe, ni n'umwanditsi w'indirimbo. Mwuko impano azikwije zose, turabigera bite banyarwanda? Gusa ni byiza, ni nacyo umuntu aba asabwa, kuba abereho, kuba yagira ibintu byinshi akora bitandukanye. Bityo icyo musabwa nta kindi, ni mumufashe, mumugane, mu bitekerezo, ariko munagira icyo mubivugaho. Nta kindi, ni ukujya kuri channel yitwa Diamond TV, ubundi ugatanga ibitekerezo, ni comment, ukatubwira uko ubitekereza cyangwa se uko byumva, cyangwa se ugashyiraho subscribe, ndetse ugashyiraho like, share, ubundi ibindi byose tuzakomeza tubibagezaho nk'uko twabyemeje. Ciao ciao, mwakoze kubana natwe.